siko nanjye umumero wanjye namubeshye ko nkora muri banki nyine none uzo aziko ndi manager wa banki kazi. Nyine naragiye inshingano yampaye ndazikora, mfata amagi 3 nyajugunya mu kiyaga kira nyine cya Kivu. Akazi ni birebire wenda uko tuzagenda tumenyana tuzagenda tubikubwira. Ari nka filime yabara twayishira mu ma episode yaba ari seri. Abavandimwe babiri Huya ntacyo numva umuntu nk'umugabo ungana nkawe agira ubwoba agahunga ngo polisi aho ubwo nubwo wagiye umuntu w'umugabo jya wihagararaho sha nyine mba narabimenye ngewe mba narabimenye iyo Gisela azana ibintu bya polisi rero ntabyo yazanye. Ubwo nyine urananiwe uratsinzwe. Ibaza umuntu nkawe uhunga ubuse nimba warahunze hari akantu koroshye habaye ikintu gikomeye none wahungira hera. We mama murase kwa muganga ku bitaro bikuru. Nitwara neza maze nige bahemba n'amafaranga menshi. Nyine ibyo uvuga ko ufite umukobwa w'umuganga ukomeye. Si ishema se? Urashaka ko azaza kuvura? Wafashwe ute se? Indwara z'abakecuru. Nugira ikibazo neza nzagutera agashinge. Arura hari nanjye ndawuretse akazi kaba kabaye kenshi aho ndi nta kibazo. Umura rwose ntago banyirukana nitwara neza cyane mu kigo cyose. Ahubwo reka mbe nkuretse akazi kari gupfa turongera nimugoroba. Sawa usuriza abandi. Sha numva rero uramenye ubwenge pe. Mama wamubeshye kweri. None se umbwira kano kazi dukora? Siko nanjye umumero wanjye namubeshye ko nkora muri banki nyine none uzo aziko ndi manager wa banki kazi. Urarenze none. Erega bona mwereza amafaranga buri kanya gusa cyane ko amafaranga tuyakuraye. Asiko nyine nagafashe ariko nubona ya warakambitse kweri. Yatari ibaza umunsi yabivumbuye ako se undi yabivumbuye abari yirya mu cyaro yagera mu mugeje kwa Mariki kireka ntunguye no yagutongora vuga ngo abantu bakuze bareba kure. Iyo uri kumubeshyira bimenya amwiza ukora akabimenya biba byiza nyine iyo mubeshye kure aho mutari kumwe. None da muri banki asiko nyine ndi manager ako none ngende ndi manager n'undi nise ntuyoboye nje ne maze se
amaraso niyo ushaka kamurebere. Musaza ntabwo byoroshye. Urugendo nararukoze ewana, ibyo umupfumu byose yantegetse nako umudogiteri wanjye byose narabikoze. Nyine naragiye, inshingano yampaye ndazikora, mfata amagi 3 nyajugunya mu kiyaga kiriya nyine cya Kivu. Ndabikora, hanyuma mbikoze ndagaruka, ariko wumve ko ibyo yanegetse ku murongo nagiye mbikora. Ikintu nsezeranyije ndagitegereje, ubukire bwanjye twumvikanye, ubu nibwo ntegereje ko nkeneye ubukire, nkeneye kuryoha, nkeneye kwambara neza, of course nawe urabyumva. Gusa nyine ibintu nabigize ibanga, mperutse kuza nsuza Joshua, naranuka byatari, ariko nabigize ibanga kuko abimenye umukino wanjye waburangiye wawupfuye, kuko twatongana tugashwana cyane ibintu akabidobya. Urumva rero Lucky we nyine ni kuriya, kuko Lucky niwe nzira yanjye y'ubukire. Of course niko bimeze. Ngomba gukomeza urugendo rwanjye, gahunda zanjye nkazubaka neza. So narebe nyine nuko bimeze, nuko gahunda zanjye nazikoze, ibintu byose ku murongo nabikurikije. Twongeye kukwishimira. Murakoze cyane. Ni karibu rwose urisanga. Murakoze. Gusa turakubonye twumva umutima utuvuyemo, banza utatuzaniye amakuru meza. Nta kibazo, ntimugire ikibazo, meze neza. None se muzehe wabimubwiye avuga gute? Muzehe nabimubwiye, mbona nta kibazo abigezeho cyane. Yego. Urumva ko Imana ikomeje kutuba hafi. Njye nkurikije ukuntu muzehe wawe ameze, nzi ko atarabyemera. Nanjye nuko nzi ko atabibyemera, ariko uzi ukuntu yasohoye wa mu mama wani inyuma, uzi ukuntu yamusohoye nabi, ibintu byose abita hanze, ariko nawe yarakabije. Uriya mu mama yarakabije, ibaza amezi 3 utishyura inzu. Ariko ntitwamuseka da, natwe byatubaho. Byatubaho ni ukuri. Rero cyagiye uza twakubwiye ko tuzakubwira uburyo nyine, uburyo tubayeho, ariko ndagira ngo byibuze banze nkubwire uburyo icyatumye mba gutya. Biba byiza kubwira umuntu ukamubwiza ukuri. Wenda abantu ni abantu, ushobora kubatanga abantu usabateka mutwe. Dore ko i Kigali abantu basigaye bateka umutwe cyane. Mu by'ukuri hashize igihe nari mfite, nabanaga n'umugore, nako ntabwo twigeze tubana mu nzu, ariko twari twarabyaranye, bamwita Dorcas. Noneho uwo mugore umunsi umwe nandi mu kazi arampamagara ngo nze mfate umwana, nibaza ikibaye ndakibura. Ngeze mu rugo nsanga yasize umwana. Icyo nakoze, nafashe wa mwana mujyana mu rugo. Ibyabaye mugeza mu rugo byose ngombwa ngo mbikubwiye ko ni birebire, gusa mvuze muri make namugejeje mu rugo baramwanga pe. Urumva, baramwanga mu rugo, baramwanga kubera ko mu rugo turi imfubyi, ntabwo tugira
ababyeyi bombi. Ubwo murumuna wanjye mfite barumuna wanjye batatu, bose banga umwana wanjye, baramwanga bakajya bahora bamukubita. Ubwo uko nagendaga mbwira umugore wanjye, nyine wahoze ari umugore wanjye, mubwira ko agomba gufata umwana, ubwo yahise andoga. Amaze kundoga mara igihe ndyamye, nanjye kubisobanura biragoye kuko sinakubwira ngo nari ndi hehe. Nari meze nk'umuntu wapfuye. Umbajije ati se wumvaga umeze gute, sinashobora kubisobanura, gusa nari ndiho ntariho. Ubwo rwose nongere nshimire sheri wanjye, niwe rwose wanyijije. Sinzi hano yakuye umuti, araza amaye umuti, ndakira pe, ndabyuka. Ariko mbyutse naje kubyukana ubumuga bw'amaguru, imitsi numva ntikora, amaraso wapimera nyine nk'ubaye pararize aya maguru yombi. Ubwo akazi nakoraga biba birapfuye by'akazi, ni birebire. Wenda uko tuzagenda tumenyana tuzagenda tubikubwira. Ari nka filime yaba twayishyira mu ma episode, yaba ari seri. Ndabyumva cyane. Uzi ko neza iyo nkuru yenda kumera nk'iyacu. Njye n'impanga yanjye Jori nayo nuko byagenze, ariko we yaje kubura ubuzima kuko bamuzaniye umuti bakererewe, biba ngombwa ko ari njye usigaraho. Natwe bari baraturoze, ariko twakoresheje uwo muti. Ni njye njyenyine wabashije kubaho, we yaragiye, yaritahiye. Ariko ndakubwiza kuri uwo muti urakora. Niyo mpamvu ntimugire ubwoba, nizeye ko uzakira. Ahubwo uwo muti ngiye kuwubashakira mwuzane, ni ukuri uzagenda neza. Nubona ukuntu nanjye meze, ubu ugiye kumbwira ko nzakira nkajya ngenda nk'uko nawe bikomeye cyane, nkajya niruka. usa nubona ko ngenda. Ahubwo Imana iragukunda pe, Imana inzanye ahangaha itumye tumenyana. Wumve ngo urakize hehe no kongera kugira ubumuga bw'amaguru. Uza twagiye umuti wose twarushatse tujya ahantu Imana yanjye henshi cyane nashoboka turawubona. Cyari cyo gihe rero, cyari ikingiki twabonye wari uhenze cyane. Wari uhenze mu by'ukuri, wari urenze ubushobozi bwacu. Ariko na n'ubu uri kubivuga njye nkagira ngo nicaye nko muri sale ndi kureba filime. Humura humura, ahubwo nukuri namwe murakoze. Ahubwo ngiye kugenda ngende umushake, noneho nzagaruka nk'uzanye mwana we. Njyewe rwose ubu nibwo nemeye ko Imana ikora. Nzi twari tuzi tuzakubona, ahubwo suko se kwa kundi nyine Imana yikorera ibyayo, niyo yari inzira tu. Reka rero ntahe, nzagaruka nkuzanye, ahubwo ngiye kugenda ngushake vuba. Umva njye rwose sinzi byandenze. Oya we byizere. Bizandenga neza nawe. Byizere. Rero Imana ikomeze kugirira neza. Ndabibona nukuri. Wagira ngo basudiriye muri ino ntebe. Oya humura bizarangira. Abavandimwe babiri, abavandimwe babiri, umwana muto mufata nabi, ntimuzi ko gato gakura. Abavandimwe babiri.